ni kibahamye kisetsa ni kibahamye cyane ariko nimuveraga ugusura urashinyika nande hano tuturi mu byo kuza kumutuku ndagusabye nabo wese mutu gasupa havugishije umvikana hari ndavuga n'ukuri umuvanye n'ikintu cy'ikigaho nanone gakondo tujye tumwumva gakondo rero kwambara izaragira amahane baze twumvikane mu ijambo mu nyumve gakondo ngiye mbanje kugusaba imbabazi nk'abantu b'abagabo buri umugabo n'umenya amakosa ye akanaba yanasabira ayabireka mwana urabona Gasipari tujye tubyumvikana ngiye rero naje kugira ikibazo mu byumve muri abantu b'abagabo mwese murubatse naje kugira umugore w'Inyamiramba umunsi mukuru abakeneye umwenda mushyashya ahantu habereye kinaba keneye ikintu gishasha rero mumfashe mu nyumve nk'umuntu washaka kandi baranambwiye ngo burya ngo iyo wazanye udufaranga mu rugo ngo umugore ibyo bira reka tumwumve twe n'abagore tugira oya mubanze mu nyumve kandi ikindi kintu dore Gasipari ngo uyambere umugabo Keti shawari inshuti yanjye pe umva inshuti yanjye kuva kera tukiri abana Mana we abadapfuye barahura oya barahura byo byanje byo ndabyemeye ahubwo se Keti murazi nanye baziranye inshuti yanjye murashaka umugabo jewe narashatse iki umva umbwire ase kutantahiye ubukwe kuko warashatse umugabo wawe se kandi Mana yanjye no abahehe se no kuri hano wenyine umva umbwire ngo amakuru je natishakiye mu Burundi dore uyu n'umutware wanjye tumeranye neza bura turaryoshe ndakuramukije cyane ndakuramukije rwose inshuti yanjye hanyuma se ya shawabaye ikizungerezi duheruka kuri murakoze neza amakuru urasa neza rwose nukuri umugabo wawe ko mbona yatomboyera nanjye naratomboye Keti aha nahese twari turi gushaka umuntu tuvuye mu Burundi rero turashaka tunakubaza inshuti yanjye ndabizi uricanga cyane aha hose ushaka nyine ntabwo bisamaza amenya aho atuye bisamaza umwe mu komisiyoneri se wandi umukomisiyoneri mbo mukeneye iki sasa rero mbere ko tugera kuri bisamaza mukeneye inzu mukeneye televiziyo mukeneye intebe za okaziyo byose nge ndabibona n'umwana ukazi namukubonera gusa tugeze kuri bisamaza turamukeneye nawe dukora ku kantu konyine bisamaza wenyine ariko nizere ko subizi se barakera naraguraga ndasingushidikanya ahubwo nako tunyure hano turatega moto oya moto yihorere uyu ndamuzi ni hano kwa no umukomisiyoneri oya twagiye twagize gutya rwe namubyumvikanye n'umuvandimwe tujye twemera icyaha ndamubwira ngo kuri uwo mushinga dukuyemo 500 tukabikoresha wese tugakemura ibibazo wa mushinga w'ubundi amafaranga yasigaye babaye bayatwishuye twazafata mugafata umugabane munini kurusha akoze hasi ahita nyibutse buye tugeze mu byo mu Burundi yego uyategura umukino wa tiyate tuzayibukira mu Burundi uhita wipanga akazi ujye kwishyuza amafaranga umukino kuzi ko kwandika bigora urumva urajyamo tekerezo ariko muri akavye tuvugisha ukuri umwandi yarawanditse ni bya bindi bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusa warawutoje nimba warawutoje none we waramucinye uretse bamaze utiko tubyemere ko wazanye umushinga wa teatere yakawutoza ngakina neza none iki giti uryo cyagiye guhera mu muza imbere y'abashinga nahe ngo gahena mu bakwe umva gakumwanya ko mu rugako ariko se mwatuje ko ibibazo muzajya muramusonda ariko babikunze kubi we amafaranga twabuze mu Burundi uyu ngo yarigizemo uruhare uyu ni wo uje gusuza ministre ibintu bimeze happy babyita mu kibya n'imyego ibintu by'umugabo yambara amakariso agahena imbere ya ministre shukuri uramugabo yankoze mu ntoki ngati ukenye neza eza bakushimiye none shume mwunye hapo irani karisoro waje wambaye tuvugisha tira bagene tuturabisubire hanze ariko mwabonye aho nabereye umugabo nge nabonye bashobora kudunda mpita njya kwipanga amafaranga mpita mbakubita ndababwira ngo buri muntu miliyoni urakoze waduhaye angahe
ibintu mugomba kumva ni ibintu byoroshye ariko sobanura ni amafaranga yasigaye Burundi muzi baratubwiye ngo rero mwari abakinnyi beza kuko urabizi ko buri mukinnyi agomba guhembwa miliyoni izi mbabwije uko wayangaye tubizi ariko wayangaye tubyumvikane wazanye umushinga aratubwira ngo rero ngiye kubapanga akazi ariko nubwo babahemba miliyoni ebyiri muzemera mufate miliyoni imwe andi asigaye kuko ni company bari bamuhaye akazi hanyuma se uretse gato yego ayo mafaranga asigaye aje nge na gakondo twabona ngahe ni ukuvuga ngo si baduhaye miliyoni ebyiri ni ukuvuga ngo baduhaye 500 nabyo twashoye twese twashyize hamwe ngo dukore umushinga ubivuze ngo hasigaye miliyoni izi ebyiri waratekerezaga tuvuga ngo muri izo miliyoni ebyiri zije munyumve neza kuko umushinga urabona uwo mushinga namwe wenda mwabibonye babibaze basanga amafaranga twariye ni 100,000 wowe na gakondo mwafata miliyoni imwe n'igice miliyoni imwe n'igice nge na Gasipari tugafata 500 turabyemeranye go hanyuma amafaranga twongera twashobora twashira mu ki mu mushinga ariko none kubera ko byagiye mu mushinga ubane nabande nta mushinga uzojya kumuzana nta mushinga uba uzojya kumuza nawe turi kumwe nawe uko bimeze ni ukavuga amahombo ukavuga mu batanu umushinga cyangwa amazugara abantu bandi tuzaho nawe kandi gakumva mubwira nta mushinga uba hoje nawe Imana yo mwijurira bari umushinga uzatera urabona rero uramubona bisa maza igitangaza karabaye Mwana we igitangaza kirakoretse karabaye ngo n'ubuso katiwe amashongo ariko mana yangira dore na wa mungu kiri igitangaza Imana yakoze ibitangaza umunsi umwe guko yatambukaga igenda ngo Zakayo yuri igiti none Imana irahindukira yamureba mu giti bona Zakayo iramubwira ngo manuka umunsi ndarari waje nanje umushige kurara neza twazamutse imisozi twayimanutse ibiba twakubuze wari umeze gute njewe n'amahoro nkaba yandi n'ameza nkaba yandi ntakibazo ni natwe turashima Uwiteka uko murahurutse muvuye mu Burundi cyangwa mu mazi misina kubera ko ririya deni twari tubafitiye nico catumye tuva hariya tuza ubandi wari ufite ideni njewe baba abandi unazanye gukina iwanyu urayasanya uko ifaranga zirabonetse tuye kureba abantu bacu muze tugende ibyo nababwiraga ngo igitangaza cya Zakayo kinkorewe hanyuma se wewe uyu ni ubaza ni njyewe nyine ubazanye ngo mbakugezeho ndaguhamagara turayakohereza oya bisamaza wawe ndaza kubikora muturabanye n'umuntu wacu simuhora na tugende tugasanga bavuye ubwo ndaza kubigukora noneho ntago duhita tugenda guca ntabwo ari hano batuye ahubwo ndi kugira ngo mbanze mbereke iwanje mbabikire n'ibi bikapu tugende tumeze neza mudahaye muvunika uri imfura cyane tugende tuze no kure mu muhanda umushinga urimo Mujomba n'umushinga urimo wowe ngo Gasipari zero ngo haye sufuri dutega amatwi ubumbe ahari kandi ndaguzaga mu dutega amatwi muri kumaze gusobanura yishira ya mbere mutu kumaze gusobanura twishyura ya mbere kumaze gusobanura twishyura uretse kumaze gusobanura none umujora tawe nkubabara hasi ko mumaze afite amahane yishira amafaranga bajya nishyura amafaranga bwa afite amahane wo gushyira amahane natwishyura amafaranga tubere Gasipari dutuze gimenya kati twe tubafitiye amadeni nibatuze rero ndagira amahane iki ni mutwishyura tuzabishyura mutonde mugende gake umutwe nawe amafaranga arabashyize dutegereze Imana izakora ibyayo we Imana nidufasha erega iyo twemera twakoreye company nini cyane yego erega ikibazo nuko mwebwe inyungu twumva ko ari mu bantu hasi share murayizi ari guta aka nkwereke ari guta kuwaruje shema vegeye urumva imishinga w'abazi muri bari hashisere umva nko mushinga ari bwo ngenye wumva hashisere niyo twakoreye twasanga n'amafaranga ari menshi none ari menshi ntabwo ujya bazambere ya mishinga imwe mu cyaro ngo bahereza abana ngo amabarongo ngo izamo abazungu ngo nazaki ariko we umutinda rotarya wagize Imana ubonye umushinga nawo waye imirimo tindiri wanya gasozo z'umutinda ntago z'umutinda kandi nagukubi iki nacyo kiragushoma arava marasha arashiramo ariko mwego mushwana musonana nk'inko ariko sigakombe ngo ujye mu ako kayuzuka nawe bisanzwe yampaye nka
yewe mushingana yambaye uvanze akazi mushingana ugeze mu Rwanda icara ngaho di none se mwana wa mama mwari muje kudupanga ikindi kiraka ko mbona mutuzindukiye Burundi barabashimye cyane twagera kuri Gasipari aya bamwita kakazina unita sinzi ko akenaga ni Gasipari bana byari byiza cyane barabikunda barantumana indamukanye mbwiye indamukanyo ndabahe n'ubuta n'ikindi gihe bari gushaka muzogaruke ndabona nawe muvanze unguni waduguje wewe nzaje mbapangira akazi n'umwana mwiza ariko namwe mwaragiye muranja ni masisi mwaragiye mu dufaranga duke ariko uyu munsi murampereza ifaranga zigaragara bayaguhe nicyo kibazo gira nicyo none se ariko ikihe kibazo ngira wowe nicyo kibazo tugirana buri gihe buri kimwe cyose utekereza ni amafaranga urumva icyo utekereza ni amafaranga wowe yuza guhura natwe tutazi gukina ngo tujye gukina byashimishije ariko kuri amafaranga urabumva ubu ni wowe wa mbere uzi gukina hano muri kano gace kuba naragutwaye ni ubushuti ni ukugira ngo naje nkubone ifaranga wovugira hasi ko nawe ugiye kunzamuka ariko uriya muntu ariko se mwahuje uramwibuka kuri sene ndamwibuka yakine ariko iyo se babuvuga ni ariko ni Mujomba uriya kugira kine namwe mumubona iriya i Burundi nijo wakoze ico gikorwa bamutangiye kuvanga ifaranga ntazi uri bumpereze wowe rata urumva ntago watubonye narababonye mwakinye neza cagihe mwakinye neza twarabakunze badutumye ngo muzagaruke mwongere mukine barabishimiye cyane nimwakumva baranyuzwe cyateye ubutanda yandika inde nta muntu njyewe wandika iki se wizangaye none se gusa awizangaye ko nubira kwipanga nyine rero ni kwababwiraga uriya umuvandimwe wacu nguni we waturangiraga niwe muntu mwiza buriya wa mbere uriya niwe wacu ariko kuvuga ngo ndi uwanyu mwama mufata ifaranga mukampinduka ntabwo ico kintu ngishaka ikiraka ca mbere mwaragikoze i Burundi muragenda barashima ifaranga barazibahereza muragiye murariye ntabwo mwibutse wanyu wabatangije ubwo biri amagambo uri kuvuga yose agiye gufasha ikihano agiye gufasha ikihano wajya unatuza ugacisha make abantu bakavuga bakaganira ariko tuganira iki je ifaranga zanje ngomba kuzibona ariko umeze nka kwa kundi uja kwiga ku ishuri wamenye gusoma no kwandika ukamuvuga yuko umwarimu wakwigishije muri gardienne ta kintu yakoze ifaranga zanje mugomba kuzimba mbere yo kuba ikindi kiraka ariko se wewe ibintu byawe byose by'amafaranga ugashyira imbere ufite n'ibindi biraka kamubaza ikibazo kimwe yego amafaranga bamace ariko kayabona siyakuha utago nyabonera igihe numva duke urampereza igihumbi ngo kimazike gitarimo na litro y'amata abana bazaza bamwe gitoragura igihumbi mu ifaranga babahaye baduhaye amafaranga ngaje ikintu namenye waragiye gukinira n'ahantu hari abayobozi bose b'i Burundi bari bahari ntabwo mwabo batabahaye ifaranga zanje mugomba kuzimpa kugira ngo kamuhereze kindi reka tubyoroshye n'ubikira ka gikurikiraho gihereza uyu mugabo undi wabonye abakinnyi bakinye neza i Burundi ni bande rwose harimo Mujomba Burundi nibyo babajanye ahubwo bagabo nabonye cha tuzinduye hano yanzanye ntago nari impazi neza nico barakinyishurira yatuzanye aratushikana hano ko murumva ni mujyamyo naje mbazaniye agakemanyi kanyu kari karasigaye agakemanyi mu kirundi bavuze ko noneho amabanze mutuze nge nabyumvise butuje muvandimwe rero ariko siko umuco mwijambo mwaritse mwatuje mukanyumva rero kambabwire mu kinyarwanda cyoroshe byumve neza
aravuze ngo ubutumwa bwari bwarasigaye bundi bwazanye ikintu gihari mubanze mwumve uriya nagazi uwo bavuganye uwo badirinze aramuzi hanyuma ikintu gihari murabizi ibyo twadirinze simubizi ibyo kuko twavuganye gahunda yanyu ni ku murongo iraboneka uyu munsi turangizanya amahoro sibyo hanyuma mwe mutuje mwe muri kuganira kubaganiriza najyana gushinga nahe twebwe se kutuguvuye mu komisiyoneri muzima none ukuntu data mugore we buriya i Burundi wabonye tutakora cyane murakora muzi gukina ngiye narabakunze bikomeye ahubwo akambabwira ibi bintu byanyu mwabitangiye ryari wowe ibihumbi 50 tugoye si byo ngibyo 50 byonyine mu miliyoni 2 ariko miliyoni 2 nawe umeze nk'atabizi none se mwebwe si mwasigaje izindi miliyoni 2 umuntu yari yandikuye miliyoni 2 mumuha miliyoni twaravuganye we byanayo ngayo ikintu gihari ni kimwe mande mujye munumva ibintu ukuntu bimeze kandi ikindi kintu gihari ugomba kumenya ni kimwe oya nagaruka kurenganya nawe tugwaye no kwandi uje mu Rwanda oya yikise cyangwa amajana 2 yikise nyine tuvugisha wewe wibagiye ko hari amafaranga mwariye mwaturiye mwariye komisiyo nyine izo miliyoni byuzanye wite ko ari mu nzira nicyo kintu ukoze kizima nayo mavugo y'ibyo 50 byemere gutyo we byemere gutyo kuko twe dufite ibibazo byinshi cyane arega nje wabazanye n'injubazi abangaba n'uyu mukino wameze nka kwa kundi umuntu yamafata ibera agiye konka o kugira haza amashereka bo wonkaga umukino bagiye bakonka ahantu kugira Burundi ahantu bita ngo mu kinama mu kito umva ahantu ahantu sagapura no cyangwa ukina umukino wanyu bari none hari ahandi bita mu buyenzi twabajyana n'ahandi harenze hatari nubwo mwizeye nanjye ko nashobora kubafasha mu bindi bintu ikintu cyoroshye ni iki ngiki ikintu cyoroshye turaguye 100 byonyine ibyo ngibyo aya ngayo ni sawa noneho kandi ikindi kintu kimwe ni a condition cyane nusubire hano kubera iki kandi umugore wanjye hariya nagaza hano utaha ubwo nusubira hariya igare yuko amafaranga twagoye yose ahita akora iki twisubirana wowe kora gutyo birahagije bikore nkuko tubikubwiye umugore nimba za utaha turamusobanurira ahubwo ita witahira umugore turamusobanurira kumubwira ahantu Gasupa umugambi wacu urakomeje